Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Mbese kutujya tuvuga iby'igihugu cyiwe, tukogeza ubwiza bwaho, kubayo bizacura iki? Ko tuvuga inzira zaho zasizwe izahabu nziza, ari ukugenekereza tugezeyo hacura iki? Ko tuvuga uko hameze, kwari nta byaha n'urupfu, cyangwa ibishuko bibayo, tugezeyo hazacura iki? Ko tuvuga iby'urukundo n'ibishura bizambarwa, tukabyishimira cyane, kubayo bizacura iki? Nubwo ngoswe n'ibishuko, ntunganiriza kujyayo, ngo nanjye njye niyumvamo uko kubayo byamera. Nibwo tuzatambagira icyo gihugu cy'ihirwe, hamwe n'abamarayika na Yesu umukiza wacu. Rakoze mwene data kubw'indirimbo nziza amaze kutugezaho. Tuzirikane ko Imana idushaka kandi iradushaka koko. Niyo mpamvu Kristo yatambwe ku bwacu, kugira ngo abazimiriye kure, abatataniye kure, twongere dusubizwe kwa data. Imana ihimbazwe. Bizera b'itorero ry'i Bruxelles, Église botanique, nongeye kubashimira uburyo mwatekereje ko nkwiye kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari mwe mwenyine suza gusa, ndasuza n'abandi bizera, abana b'Imana badukurikiye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bakaba bagiye gufatanya natwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana rigenewe uyu munsi. Imana yashimye ko twigira hamwe icyigisho gikurikira kivuga ngo Wicogora, imuhira ni bugufi. Reka twongere twiyambaze Imana mbere yuko twinjira mu cyigisho. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugushimira bitangaje uburyo utugiriye neza hamwe n'aba bene data n'abashiki banjye bari mu mpande zitandukanye z'isi, tukaba tugiye kumvira hamwe ijambo ryawe.
ni iby'ukuri koko Kristo ari bugufi, ni iby'ukuri koko twaratatanye, kandi muri uko gutatana kugira ngo dusubire mu rugo ibirushya ni byinshi ndetse n'ibicogoza abantu. Turagusaba Mwami Imana kugira ngo muri umwanya uduhumurishe ijambo ryawe, kandi bidatinze ubwo Kristo agiye kwerekanwa duraraje rwose, nta n'ikizabikoma mu nkokora, udufashe kugira ngo tuzabe twiteguye. Ubushake bwawe bugaragazwe muri umwanya none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe rishingiye mu butumwa bwiza, isomo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 13. Ubutumwa bwiza nk'uko bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 13 niho icyigisho cyacu uyu munsi gishingiye. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Iri somo ni isomo riri kutwereka inshingano, kandi rikatumenyesha n'igihe. Ahari ushobora kuvuga uti ese igihe turakibonamo dute? Uramutse usomye neza wumvamo n'igihe. Nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo. Igihe kivugwa hano ntabwo ari igihe cyo kumenyesha ngo ni mu gitondo cyangwa ku manywa cyangwa nijoro, ahubwo haravugwa kuba maso. Uba maso ntahunyiza, uba maso ntahunikira, uba maso ntabwo ahugirana. Bibiliya ikomeza ivuga ngo niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Hano Bibiliya iragerageza kutwereka ibihe bitandukanye. Impamvu ni iyihe? Kugira ngo atazabatungura agasanga musinziriye, cyangwa se atazadutungura agasanga dusinziriye. Hari igitekerezo kimwe nigeze kumva cy'umuntu wakatiwe imyaka igera kuri 35 yo gufungwa ari muri gereza. Iyo myaka 35 yari ayikatiwe bitewe n'ibyaha yakoze, kandi ibyaha bye yarabyemeraga ndetse asaba n'imbabazi, ariko amategeko kuko ari amategeko biba ngombwa ko akatirwa imyaka 35. Uwo mugabo yari afite umugore n'abana. Mu gihe bamutwaraga agiye gufungwa, yasezeye ku mugore we n'abana, ababwira amagambo akomeye. Arababwira ati nubwo ngiye tuzongera kubonana. Iryo jambo abana bakiri bato cyane bari batarageza ku rwego rwo kuvuga cyangwa se kuganira na se, bo ntibumvise icyo se avuze, ariko ku bana bakuru ndetse na nyina ubabyara ari we mugore w'uyu mugabo, iryo jambo yarihaga agaciro cyane. Noneho igihe umubyeyi yari ari mu rugo, umugabo aragenda amwinjiza muri gereza. Umubyeyi ntabwo byamworoheraga kugemura kuko aho bari bagiye kumufungira hari kure yiwe mu rugo, ariko uburyo bwakoreshwaga bwonyine bwo kubasha kumenya amakuru nuko uwafunzwe yajyaga yandikira umuryango we. Rimwe na rimwe ababashije kujya hanze basohotse kuri gereza bagiye mu mirimo runaka cyangwa se afite ingendo, abashinzwe kurinda gereza akabaha akandiko. Hari abazi iwe, akavuga ati aka kandiko muzakampere abiwanjye. Ni ubwo buryo ab'umuryango basigaye bafite babasha kujya bamenyeramo amakuru y'umutware w'umuryango cyangwa se y'uwo wafunzwe. Uko umugore yabaga ari mu mirimo, yazirikanaga ijambo umugabo we yamubwiye avuga ati nubwo ngiye ariko tuzongera kubonana. Ndetse ibyo byamuteye kujya abara imyaka, akavuga ati mu myaka 35 bamukatiye hasigaye imyaka 30. Agize amahirwe abona imyaka 10 ivuyeho,
muri uko kuvaho buri gihe akajya asenga, ariko muri uko gusenga ntabure ibigeragezo bitari bimwe by'abantu bazaga bavuga bati rero umugabo wawe yarakatiwe kandi imyaka 35 ni myinshi, ashobora no kuzagwa muri gereza, ngwino tugucyure utubere umugore. Umugore ati ntabwo nshobora kwemera icyifuzo cyawe uje kubimbwira kuko mfite ibyiringiro by'uko igihe kizagira nkongera nkabonana n'umugabo wanjye. Imyaka yaciyeho indi irataha, igihe kigeze umugore agiye kubona abona imyaka 35 bakatiye umugabo, hasigaye imyaka 5. Akomeza gusenga avuga ati Mana umfashe, nubwo bigaragara ko nazahaye kubera kwita ku rugo rwanjye nasigaranye, yewe nkaba nta n'isura ngifite mu buryo bugaragara n'intege zarabaye nkeya, ariko nubwo napfa nzapfe mbonanye n'umugabo wanjye. Uwo mubyeyi akomeza kwihangana, ategereza azi icyo ategereje. Ubwo hari hasigaye imyaka 2 ngo umugabo atahe, umugore yabonye urwandiko. Urwo rwandiko rwari rwoherejwe n'umugabo we, aramubwira ati mugore wanjye nkunda, uyu munsi bishoboka yuko ariyo mahirwe ngize yo kongera kukohereza ubutumwa ngumenyesha ko ndi bugufi gutaha. None rero dore icyo ngusaba, umunsi nzarekurwaho ntabwo ndamenya itariki neza, ariko imyaka isigaye ni 2 kandi ugeranije n'imyaka ishize isigaye niyo mike. Nawe utangire kumfasha kubara, umubona amezi hasigaye ukwezi kumwe cyangwa se iminsi 15 ugeranije n'imyaka 30 kwigomba kuba yuzuye, uzagira imyiteguro utangira gukora kugira ngo nzabashe kwibuka iwanjye. Dore imyaka 35 ishize ni myinshi, birashoboka yuko hari byinshi byahindutse. Ahari aho nari nzi hahoze amayira yarasibamye, ahandi hari ibisambu ubu harubatswe. Imyaka 35 ni myinshi kugira ngo ntazayoba. Dore icyo ngusabye. Umubyeyi yabyitaho, aravuga ati uzagenda ujye ku muhanda maze ushakishe mu isoko cyangwa ahantu uzabona ubushobozi ugura ibitambaro by'umuhondo. Noneho ibyo bitambaro by'umuhondo uzabikatemo udupande, ugende ushaka umwana yurire agende utwo dupande tw'umuhondo atuzirika ku mashami y'ibiti biri hafi y'umuhanda ariko byerekeza iwanjye cyangwa se mu rugo, kugira ngo niza ntazayoba. Umugore yatangiye gushakisha ubushobozi bwo kugira ngo azajye kugura ibitambaro by'umuhondo. Noneho ibyo bitambaro agenda akatamwo udupande maze agenda abizirika ku mashami y'ibiti biri ku muhanda. Ngira ngo abantu bamwe babasha kubyumva igihe twitegura nk'ibirori bikomeye, mubona uburyo imihanda irimbishwa. Uyu mugore abantu bamwe bamwise umusazi, baravuga bati wa mugore we ko ushobora kuba ugize ihungabana rikomeye cyane, mbese uremurambika ibiti byo ku muhanda wabuze abandi wakwambika. Ariko umugore ijambo n'ibanga yari afite agakomeza kurikira ku mutima kuko yari azi impamvu ari kubikora. Igihe kigeze wa mugabo aza gusohoka muri gereza. Asohotse muri gereza ntabwo kuri we byari ibyishimo bitangaje, avuga ati ngiye kongera kubonana n'umukunzi wanjye. Ubwo yabonezaga inzira imucyura ari mu modoka, icyo yarebaga yaravuga ati ngomba kwitegereza nkareba niba ibyo nabwiye umugore wanjye yarabikoze kugira ngo nze kubasha kumenya iwanjye. Noneho igihe kiragera agiye kubona abona agatambaro kamwe k'umuhondo kari mu giti ku muhanda. Aravuga ati iki ni ikimenyetso rwose cy'uko ngiye kugerayo. Uko yakomezaga kugenda ajya mbere, ubwo ngubwo yari yiteguye kubwira shoferi ati uhagarare, agiye kubona abona ibitambaro bigeze kuri 3 bimanitse nanone mu mashami y'ibiti. Ariko yakomeza kureba mu muhanda hirya akabona hari ibindi biti nanone bifite ibitambaro. Arakomeza aragenda. Ubwo yari ageze hafi yiwe yatunguwe n'ikintu gitangaje. Ubwo yari yabwiye umugore ati ibitambaro by'umuhondo uzabishyire ku biti byo ku mihanda, yageze hafi yo mu rugo asanga ahubwo inzu ye yose umugore yayitamirije ibitambaro by'umuhondo
ndetse n'ibiti byo ku irembo. Arangije abwira imodoka cyangwa se bisi yari imutwaye ati nimuhagarare, ibimenyetso by'uko ngeze iwanjye natangiye kubibona. Noneho ava mu modoka. Yewe nimutekereze uyu mugabo uburyo yakiriwe n'umufasha we ndetse n'abana. Ndahamya ko yari yatumiye n'abaturanyi kugira ngo bamufashe mu birori byo kwakira umutware we. Uyu mugabo icyo yarakomezaga kwitaho ni ikimenyetso kigaragaza ko ari bugufi kugera imuhira. Bantu b'Imana, iyi si yacu irakamwa amakuru. Uko tugenda twegereza iherezo niko ibintu bituma abantu benshi bava mu byizerwa cyangwa se bakibagirwa yuko bagomba kuba maso no gutegereza bihanganye, bigenda birushaho kwiyongera. Abantu bagakandwa n'ubuzima, bagakandwa n'isi, ndetse bikageza igihe ibyiringiro birekura rwose, bibagiwe yuko Kristo yavuze ati nuko mube maso. Kandi haba ari ku manywa, haba ari nijoro, haba ari mugoroba, mube maso kuko mutazi umunsi. Hari igihe abantu bananirwa kuba maso ku manywa, nijoro bagasinzira, bagahunikira rwose, cyangwa se bakaba baba maso nijoro, byagera ku manywa bagasinzira. Ibyo bitari ukuvuga yuko basinziriye bimwe byo guhombeka amaso, ahubwo bakibagirwa ibyiringiro byabo. Uyu munsi turi bwifashisha ibitabo bibiri mu cyigisho cyacu. Turifashisha igitabo cyitwa Rengera Ubuzima ndetse n'igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Biradufasha kugira ngo twumve neza icyo Bibiliya iri gushaka kutubwira muri iki gihe. Twifashishije igitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ni igitabo cy'umwuka w'abahanuzi, umugabane wa 2, kiri mu Kinyarwanda ku ipaje ya 89, ndetse turi bukomeze twumva aya magambo. Inkuru nziza ifitanye isano n'imibereho ya buri munsi. Imibereho ituje, abantu bategereje, abantu bari maso, mwumve bantu b'Imana icyo basabwa. Imibereho ituje kandi idatezuka mu Kristo nyakuri iravuga kurusha amagambo. Imibereho yacu, uko tubaho, uko tugenda, uko tuvuga, ibyo ngibyo nibyo bigenda bigaragaza ko turindiye kugaruka kwa Kristo. Ibyo ngibyo nibyo bigaragaza yuko tudacogoye, ducogojwe n'ibihe cyangwa se n'ibibazo biriho bituzengurutse. Ikimenyetso cy'ubukristo si ikimenyetso bambara inyuma nk'umusaraba cyangwa ikamba, ahubwo ni imico yahindutse. Nta mbaraga n'imwe ishobora kwemeza umuntu yahwana n'imibereho itaranganwa kwikanyiza. Icyabasha kurwanira ubutumwa kigatsinda ubugisha impaka kuruta ibindi byose ni umukristo ukunda kandi ukundwa n'abandi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko afite imibereho ihindutse, bitewe n'uko yemera ijambo ry'Imana rikagira umwanya waryo mu bugingo bwe, bitewe n'uko abaho ubuzima bw'utegereje kugaruka kwa Kristo, bitewe n'uko abona yuko adasinzire cyangwa se adahunikiriye. Yewe byaba biteye akaga igihe umuntu yahunikira cyangwa se agacogozwa n'ibibazo biriho. Sinzi uwaba ankurikiye wese niba atabona uburyo isi ya none, imibereho iri muri iki gihe, ari imibereho iri gutuma abantu bagenda badohoka bitewe n'uko kwihanganira akaga n'ingorane abantu barimo bigenda bisa naho biba bikeya. Ariko se muzi impamvu yo kugeragezwa kuriho, impamvu y'urugamba ruriho, twageranya n'urugamba cyangwa se twageranya n'uruganda rusa naho turi gucamo muri iki gihe, kandi isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo n'isi yose. Ku ipaji ya 90 reka twumve amagambo ahari. Igituma Uwiteka areka tukagera mu bigeragezo ni uko aba yatubonyemo ikintu cy'agaciro yifuza ko cyakura ngo kigere ku rugero. Hari igihe uganira n'umuntu akavuga ati mbabajwe nuko navutse muri iki gihe, ariko impamvu Imana yemera yuko abantu bageragezwa tukaba tubasha guhura n'ibihe bikomeye nuko Imana ishaka yuko hari ikikura muri twebwe. Igihe abona ko ari nta kintu na kimwe turanganwa cyatuma izina rye rihabwa icyubahiro, ntiyakwirirwa apfusha ubusa igihe ubusa aducisha mu ruganda. Ntabwo yigera ashyira mu itanura ibuye ridafite agaciro. Ibifite agaciro nibyo Imana inyuza mu ruganda. Uwiteka areka abo yatoranyije ngo banyure mu itanura ry'umubabaro kugira ngo arebe ko babasha gukora umurimo we. Ibi ni ibihe byagiye bibaho ku bantu b'Imana mu bihe bitandukanye,
bagiye bahura n'akaga gatandukanye, rimwe na rimwe ni ugutotezwa, abandi bagiye bashyirwa mu magereza, abandi bakagaburirwa inyamaswa z'inkazi, abandi bakicishwa inzara, ariko Imana igashima ko ibyo ngibyo babinyuzwamo kugira ngo barusheho kubonezwa, barusheho gutunganywa. Umubumbyi, ubu ndi ku ipaji ya 90 y'igitabo cya kabiri cyitwa Rengera ubuzima cyo mu Kinyarwanda. Umubumbyi afata urwondo akarubumba. Sinzi unkurikiye wabarigeze agera aho ababumbyi bakorera umurimo wabo wo kubumba, ariko ubaye warigeze usura rimwe na rimwe abakora icyo gikorwa warushaho kubyumva biruseho. Ariko ubaye nanone ubona ikibumbano hafi yawe cyangwa se warakibonye, byagufasha kumenya neza iki gikorwa kivugwa hano. Umubumbyi afata urwondo akarubumba, ararukata, akarurundarunda, arutera amazi, maze hanyuma akanika, arurekera hamwe ntarukorakore. Igihe rumaze kunoga neza, umuntu abasha kuganisha aho ashaka, cyangwa se cya kibumbano rya bumba yakasi abasha kuritunganya nk'uko ashaka. Nibwo arubumbamo rwa rwondo cyangwa se rya bumba icyo ashaka, yarangiza akacyotsa mu itanura. Nk'uko ibumba rimeze mu maboko y'umubumbyi, niko tugomba kumera turi mu biganza by'umutwaro ukomeye. Umugabane tugomba gukora gusa ni ukwemera akatugenza uko ashaka. Amen. Bantu b'Imana, niba hariho ikintu dusabwa muri iki gihe, dukwiriye kumenya yuko ijambo ry'Imana ridusaba gutegereza, kandi uko gutegereza kukaba kugomba kugendana no kwihangana. Kwihangana kukaba gufatanye no kuba maso, ndetse kukongerwaho kwizera no gusenga wiga ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka. Ibyo ngibyo bikaba ari byo bibasha gutuma udacogora. Ndetse si wowe ukwiye kubwira Imana icyo ikora, ahubwo nk'uko tubibonye hano, dukwiriye kurindira Imana ubushake bwayo akaba ari bwo busohozwa. Ibi ngibi nibyo byarangaga Kristo igihe cyose yari ari hano ku isi. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12 na 13. Nyanganira gato, haravuga ngo mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwa nuko mufatanyije imibabaro na Kristo. Ibihe turimo ni ibihe bigaragara yuko hariho ikome ry'ibigeragezo, ikome ry'urugamba rukomeye rwo kubura imirimo, ikome ryo gukozwa hirya no hino kw'abanyeshuri bitewe n'uko uburyo bw'imyigire cyane cyane buhuje bugendeye ku gukomeza no kugundira imyizerere bigiye kuba ikibazo, biri no kuba ikibazo. Iryo ni ikome, ni itanura, ni umuriro, ni ikibatsi gikomeye cyane cy'umuriro turi guhangana nacyo. Umuriro, itanura rikomeye. Imana irashaka ko ubwoko bwayo bugira umwiteguro urenze uwo twigeze dutekereza. Mureke twibuke yuko ubwo ni ku ipaji 91, nubwo umurimo dukora atari twe twawihitiyemo, nyamara ko dukwiriye kwakira nk'uko Imana yaduhitiyemo. Imana niyo yashimye ko tumenya ukuri kw'ijambo ryayo. Imana yaraduhamagaye, iduhamagara mu mazina yacu umuntu wese ku giti cye. Ishaka yuko tumenya ukuri kw'ijambo ryayo. Yewe itugenera n'uburyo bwose bwo kubaho, ariko dukwiye kumenya ko umwanya duhagazemo, kuba tukiriho duhumeka, si twe twabyigeneye, ni Imana yadutoranyirije, yaduhitiyemo, yadufashije kugira ngo tube turi aho turi. Ariko hari icyo tugomba kwitondera. Ntabwo imigambi yacu igomba kuba ariyo iba hejuru y'ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana yaritangiye kugira ngo rituyobore, ritwereke igikwiye gukorwa, ritwereke inzira dukwiye kunyuramo. Dukwiye kureka ijambo ry'Imana rikaba umuyobozi. Kenshi imigambi yacu siyo migambi y'Imana. Ariko icyo tugomba kumenya neza ni iki: Imana iha umugisha kandi igakoresha abitanga, kandi bagatanga ibyo bafite kugira ngo bayiheshe icyubahiro. Iyo ibonye ko ari byiza kutabaha ibyo bifuza, ibashinga undi murimo kugira ngo ibereke ko ibakunda nubwo banga ibyo bahawe. Imana itwitaho,
Imana ikadufasha, ubasha guhindurirwa uburyo bw'imibereho, ariko ibyo ngibyo nabyo ukamenya ko bituruka mu bushake bw'Imana. Ubasha kubaho mu buryo bw'icyubahiro, ariko Imana igashima yuko ubaho mu buryo buciye bugufi kugira ngo igire ubundi buryo iguteguramo. Impamvu ibyo ngibyo Imana igenda ibikora uko bukeye n'uko bwije ni ukubera iki? Mu bihe bizaza tuzasobanukirwa neza n'amabanga y'ibintu biturushya kandi bikatubabaza. Muri iki gihe tuzabona ko amasengesho yacu twibwiraga ko adasubizwa, n'ibyo twiringiraga kubona ntitubibone, ari byo bitubera imigisha ikomeye muri iki gihe. Mbese ujya usenga ukavuga uti, Mwami Imana, dore ubuzima ndimo, dore uko ndi, ndagusaba kugira ngo ugire icyo unkorera, ugire icyo uhindura, ukabona ntibihinduka. Mu gihe kizaza nibwo tuzasobanukirwa umugambi Imana yari dufitiye muri iki gihe, ko ari byo birushijeho kuba byiza. Hari abantu benshi muri biriya tubasha kubona, twaboneraho urugero. Hari umuntu witwa Mose. Muri iki gitabo bamuvuzeho mu buryo butangaje ngo Mose yakuriye mu mashuri yo mu Egiputa, yigishwa ubwenge bwose, yigishwa iby'igisirikari, ariko Imana ibona yuko bidakwiriye yuko byazacungura ubwoko bw'Imana. Imana ishima yuko afata imyaka 40 yo kujya kuragira intama kwa Yetiro. Amara imyaka 40 ari mu buzima buciye bugufi, ari mu buzima bworoheje, kugira ngo Imana imutegure kuzayobora ubwoko bw'Imana. Iki ngiki nicyo cyatumye Mose avamo umuyobozi w'indashyikirwa kandi abasha kwihanganira ibigeragezo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana icyo ritubwira rero, atubwira ko tugomba kuba maso. Kuba maso kwa Mose, akita ku intama, akita ku matungo yari ashinzwe, nibyo byatumaga abasha kuyakiza inyamaswa zije kuyatera. Ibi nibyo byatumye mu kuba maso kwe Imana imuhamagara, isanga adahugiranye. Iramubwira iti, Mose zamuka. Ibyo byari bibaye ryari? Ubwo yabonaga igihuru cyaka kidakongoka, arangije ajyanwa no kujya kureba icyo gihuru, avuga ati, uriya muriro utaza kumanuka ukaza ugasatira umukumbi wanjye. Ariko hageze yumva ijwi ribwira Mose ati, zamuka wegere hano kandi ukweture inkweto zawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Nuvuga ngo kuba maso kwa Mose, kumenya kwita ku mukumbi, byatumye Imana yamuhinduriye umurimo, ava mu buyobozi bwo hejuru, ava mu Egiputa aho yari umugaba mukuru w'ingabo, yari umuntu utegurirwa kuzaba umwami, aragenda ajya kuragira intama, kugira ngo Imana imwereke uburyo abana b'Imana basabwa kwicisha bugufi. Ntabwo abana b'Imana ari abantu bikakaza, bishyira hejuru ngo bumve yuko ari ibitangaza. Abantu bicisha bugufi ntibiyamamaza cyane nk'abuzuwemo no kwiyumvamo ko ari ingirakamaro, ahubwo umurimo wabo niwo werekana uko bameze. Nibyo Kristo yavuze ati, nuko rero abantu nibabona imibereho yanyu myiza, bahere ko bahimbaza Data wo mu ijuru. Mbese ibituma wagombye kuba urugero rwiza, ukaba icyitegererezo muri iki gihe, ntabwo biragenda bikamuka bikayuka kugeza ubwo ucogora ugiye gusubira inyuma, kandi igihe cyo kugera iwacu kiri bugufi. Kenshi abagaragaza inarijye bitambika hagati y'Imana n'abantu, maze bakananirwa umurimo wabo. Igihe cyose umuntu arangwa n'inarijye no kwikuza no kwishyira hejuru, mwene uwo muntu ahinduka intaza, aba ikibazo kuri we ubwe, ndetse akaba n'ikibazo ku bandi. Imana icyo ishaka muri iki gihe turimo ni abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abantu bemera gusiga byose. Igihe Kristo yahamagaraga abigishwa, abo yagiye asanga, akabasanga bari mu mirimo yabo, yarabahamagaye, kandi mu kubahamagara bemeraga irarika rya Kristo batazuyaje. Abo ngabo tubonamo urugero. Igihe Kristo yahamagaraga abigishwa be, ntiyigeze abasezerana iby'ingorane zo ku isi bazabona. Nabo ntibigeze babaza icyo bazahabwa. Umukiza ababwiye nk'uko yabwiye Matayo, aramubwira ati, nkurikira. Nuko asiga byose arahaguruka aramukurikira. Tugeze muri Luka igice cya 5:27-28, naho tuhabona urundi rugero. Ntabwo bigeze babaza ibihembo, cyangwa se bavuga bati, mbese imirimo twakoraga, batangire gukompereninga bavuga ati, imirimo twakoraga biragenda bite? Luka nawe yakurikiye Yesu, yari dogiteri. Yesu nta kibazo na kimwe yigeze abaza abantu, ahubwo yavugaga iryo jambo, avuga ati, nkurikira. Umuntu agahaguruka. Niyo mpamvu twagiye dufata ibyemezo tukiyegurira Kristo.
ariko birababaza muri iki gihe ubwo abantu bitewe n'uko turi kunyuzwa mu itanura rikomeye, turi kunyuzwa mu ruganda, abantu ugasanga batangiye gufata itorero nk'aho ntacyo ryabamariye. Umuntu atangiye kuvuga ati abapasitoro, abakuru b'amatorero, abayobozi, ubu bamaze iki? Itorero rimaze iki? Ariko se uragira ngo bigende bite? Ni igihe cy'ishungurwa, kandi uruganda iyo ruje nuvuga ngo imyaka yose iri ku ntara ishyirwamo, ijugunywamo, kugira ngo iyo gutonorwa itonorwe, iyo kuvanwaho imyanda ivanweho, noneho hakazasohoka imbuto nzima cyangwa se ibiribwa bizima bitabasha kwangiza ababiriye. Iminsi turimo ni iminsi igeranwa n'uruganda, ni iminsi umuntu wese yagombye kuvuga ati mbese Uwiteka ni iki ashakaho, mbese ibiriho ntabwo ari ibituma ngomba kuba maso nkitegura. Iki si igihe cyo gusubira inyuma. Igitekerezo twabonye cy'uriya mugororwa, uko iminsi yagendaga ihita, ntabwo yarushagaho kuba yakangisha bagenzi be bo muri gereza, cyangwa se abandi babwira ati nubwo bimeze bityo azataha. Kubera iki? nta bumenyi iby'ejo, ariko yari afite kwizera, yabeshwagaho no kwizera, kandi n'umufasha we nagategereza yihanganye, azi yuko igihe kizagera umukunzi we, inshuti ye magara igataha, bakaza bagakora ibirori. Igihe Yesu yahamagaraga Petero na bagenzi be, bahise basiga ubwato bwabo n'inshundura zabo, babisiga ku nkombe, aho ngaho barazirika baragenda. Bamwe bari bafite inshuti zabo bagombaga kwitaho, ariko igihe umukiza yarabahamagaye nta wigeze abaza ati zafasha n'umuryango wanjye. Bari abantu bumvira, bari abantu bumvira. Itorero rikeneye abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa ndetse n'abana bato bumvira, bumvira iyo Imana ivuze. Imana niba ivugiye mu ijambo ryayo, niba ivugiye mu mwuka w'abahanuzi, ntuvuge ngo njye mbibona ntya. Nta mbibona ntya, Imana yavuze. Bari abantu bumvira. Kandi hanyuma igihe Yesu yabazaga ati mbese ubwo nabatumaga mudafite impago zirimo amafaranga cyangwa imifuka cyangwa inkweto, hari icyo mwabuze? Igisubizo tubona bashubije mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 22:35, igisubizo cyabaye oya, ntacyo twabuze rwose. Bitewe n'iki se? Zaburi ya 24 hatubwira ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, isi n'abayibamo. Imana izi yuko ari byo dukeneye. Imana izi yuko ukeneye kubaho, izi yuko ukeneye kurya, ukeneye kwambara. Imana izi yuko ukeneye kugira ngo ubuzima bukomeze, ariko ubwo buzima, uko kubaho kwawe, iyo mibereho byagombye kuba bigendana n'uko wubaha Imana, byagombye kuba bigendana n'uko utegereza wihanganye, bitewe n'uko isi umwijima wayo urarushaho kuba mwinshi. Igihe kirageze ubwo umuntu wese agomba kuba maso. Yesu ati mbese ubwo nabatumaga, ubwo naboherezaga mu murimo, ubwo naboherezaga kugira ngo mujye gukiza imitima, hari icyo mwamburanye? Muri iki gihe umukiza aduhamagara nk'uko yahamagaye Matayo na Yohana na Petero. Imitima yacu ikabakabwa n'urukundo rwe, ntabwo ikibazo gishengura ibitekerezo byacu cyaba icyo kuzahabwa ibihembo. Ntabwo twatinya kwiringira uburinzi bwa Kristo. Imibereho yacu ikwiriye kuba ari imibereho n'imigambi ihamye, ibasha kudushyira hejuru tukarenga ibyo twibwira byose. Muntu w'Imana unkurikiye, Imana irashaka yuko abantu turiho muri iki gihe, Imana tumenye urukundo idufitiye, umugambi Imana idufitiye. Igihe uri mu minsi icuza umwijima, ubwo ni ku ipaji 96, jya wizera Imana. Amen. Igihe uri mu minsi icuza umwijima, jya wizera Imana. Hari ubwo ushobora kuba warabuze abavandimwe bawe muri ibi bihe, hari ubwo ushobora kuba warabuze inshuti zawe, hari ubwo ushobora kuba waragize igihombo giturutse ku buzima, ku mihangayiko isi irimo. Ariko hano haravuga ngo igihe uri mu minsi icuza umwijima, jya wizera Imana. Isohoza ibyo ishaka kandi igakora ibintu byose neza mu cyimbo cy'abantu bayo. Izaha abagaragu bayo ubwenge buhuje n'ibintu bitari bimwe bakeneye. Niyo mpamvu tubona abantu b'Imana batandukanye bagiye basenga bagasaba Imana kugira ngo ibakomeze. Tubona Daniel na bagenzi be
uburyo bari Babuloni banze kugambanira ibyiringiro byabo, bahereye ku meza kugeza mu ikambere, bahereye ahagaragara kugeza mu bwiherero ahantu hiherereye. Nuvuga ngo bageze igihe bavuga bati ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni, bitewe n'uko byaterekerejwe ibigirwamana, bitewe n'uko bidahuje n'ubushake bw'Imana. Urebye muri Daniyeli igice cya mbere urabibona. Ariko no mu kibaya cya Dura, aho abantu bose bareba, bahageze ubwo bahamya, abasore baravuga ati nubwo Imana itadukiza ntabwo twahangana ngo turamye igishushanyo. Nuvuga ngo ntabwo gukiranuka kwabo kwabaga ari uko mu gikari cyangwa se mu cyumba runaka, ahubwo gukiranuka kwabo bwari ubuzima. Umuntu w'Imana rero arihangana kandi agakomeza urugendo, kandi akirinda gusubira inyuma, akirinda gucogora. Ubwoko bw'Imana twongere twibuke rya somo ngo nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo. Uriya mubyeyi nabahayeho urugero yakomeje kuba maso, akagenda avuga ati byanze bikunze umutware wanjye ari bugufi kugaruka. Ndagira amabwire, ibimenyetso tubona byose ni ibyerekana ko Kristo ari bugufi kugaruka. Mbese twiteguye dute? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko akaga dushobora kugira ari kamwe gusa, nk'uko tubibona muri Yesaya 59 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Yesaya 59 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Igihe usenga cyangwa se ukaba ufata ibihe, ushobora no kugira igihe cyo kwiriza ubusa, ariko ukavuga uti kuki Uwiteka, kuki Imana ibi bintu itabikemura? Ariko wumve ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kuba mu maso ikanga no kumva. Iyo abantu bafite gukiranirwa, bafite ibyaha bimitse mu bugingo bwabo, mbese wasenga ute? Mbese wasaba Imana ngo ikore iki? Yagikora ite kandi utabasha kumva? Abigishwa ba Yesu nk'uko twabibonye muri iki gitabo cya Ngero ngo bari abantu bumvira. Ntabwo Imana yavugaga ngo nabo bazane ibyabo, ahubwo bari abantu biteguye kugendera mu ijambo ry'Imana badakebakeba. Abo nibo bagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bakenewe muri iki gihe. Abantu batabasha kugambanira ibyiringiro, bizeye bimwe bamanikiye amaboko bagiye kubatizwa. Amagambo turasorezaho yo mu mwuka w'abahanuzi aboneka muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ahari wenda bamwe ni amagambo mwagiye musoma kenshi mu mibereho yanyu, ariko nongeye kuyaguha kugira ngo muntu w'Imana we gucogora, kuko turi bugufi kugera mu rugo, turi bugufi kugera iwacu, turi bugufi kugera gutaha, kandi Yesu wasezeranye azaza nta kabuza. Reka turebe amagambo aboneka muri iki gitabo cy'Intambara Ikomeye ku ipaji 444, ni ku gice cya 44 cy'igitabo cy'Intambara Ikomeye, ahavuga ngo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atikibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, ibi ngibi ntugira ngo bizaba kera, ahubwo dusa n'abamaze kubikandagiza mu kirenge. Mu bice byose by'isi hazaba umvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ikibazo isi ifite none ntabwo ari abajura, si ibisambo. Ikibazo bizageza igihe isi ikagaragaza ko ifite ni abantu bumvira amategeko y'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo batsembe hakiri kare, babatsembe abana b'Imana. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri kasho zicuza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga, bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde mu gihe ku mpande zose z'intambara, kandi babone bamareka abasatani bazaba barimo kwitegura kubamarira ku icumu. Icyo gihe nibwo Imana ya Isirayeli izarogoye imigambi yabo, ikarengera ubwoko bwayo yatoranije. Amen. Imana iri hafi gutabara ubwoko bwayo. Nubwo imigambi y'isi cyangwa se ibyemeza abantu bafata byaganisha kugira ngo bikiza bubaha Imana, Imana izarengera ubwoko bwayo. Uhoraho aravuga ati icyo gihe muzaririmba nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru,
muzanezerwa nk'abayobowe n'ijwi ry'umwirongi bagiye mu ngoro y'uhoraho. Muzanezerwa nk'abagana Imana, urutare rwa Isirayeli. Uhoraho azumvikanisha ijwi rye riteye ubwoba, azerekana ko abangukira guhana arakaye. Azabigaragariza mu mirabyo, azabigaragariza mu mvura y'umugaru n'amahindu. Ababi bazavuza urwamo rw'intsinzi, bakwena kandi babakina ku mubyimba. Icyo gihiriri cy'inkozi y'ibibi kizaba kiri hafi kubasimbukira ngo kibarimbure, maze umwijima w'icuraburindi uzaba ukomeye kuruta uwa mu gicuku, uzatwikira isi yose. Imana yiteguye kuzagira icyo ikora kugira ngo irengere ubwoko bwayo. Noneho umukororombya urabagiranishwa n'ikuzo riturutse ku ntebe y'Imana uzakwira ikirere cyose cy'ijuru, umene nk'uzengurutse iyo nteko yose y'abizera batabaza Imana. Uko ibyago biza, uko akaga kaza, nubwo twaba dukora aho twaba turi hose, rushaho kwegera Imana usenga uvuga uti Uwiteka, ubugingo bwanjye n'ahandi mbukize mu biganza byawe. Ubushake bwawe ari bwo buba, maze urindire uzarebe Uwiteka ko atigaragaza. Cya kivunye cy'abagizi ba nabi kizatungurwa gifatirwaho ako kanya. Rwa rwamo ntiruzumvikana ukundi. Bazibagirwa umugambi w'ubwicanyi bari bafite kubera ubwoba. Bazatumbira icyo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana, bifuza gusa icyabarinda umucyo w'Imana ubahuma amaso. Naho ku ruhande rw'abantu b'Imana humvikana ijwi rituje kandi rinogeye amatwi rivuga riti, nimwubure imitwe yanyu. Amen. Imana itanga isezerano, ibwira ubwoko bw'Imana iti, nimuhumure, mwicogora, nimwihangane, igihe cyo gutabarwa kwanyu kirageze, nimwubure imitwe yanyu. Maze bumbuye amaso yabo barebye mu ijuru, babona ikimenyetso cy'isezerano. Bya bicu bya rukokoma bicuza umwijima byari bitwikira ikirere bireyuka. Kandi nk'uko byagendekeye Stefano, batumbire mu ijuru babona ikuzo ry'Imana n'iry'umwana w'umuntu bicaye ku ntebe ya cyami. Bitegereje ishusho ye y'ubumana, babona ibimenyetso byo kwishisha bugufi kwe. Maze bumva asaba imbere y'abamarayika bera ati, Data, ni wowe wabampaye, none ndashaka kubazana kuzabana nabo aho nzaba ndi, kugira ngo bitegereze ikuzo wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Hongera kumvikana ijwi ry'indirimbo yo kunesha rivuga riti, baraje, baraje, ni intungane, inziramakemwa n'abaziranenge. Bakomeje ijambo ryo kwihangana kwanjye, bazajya bagendera hagati y'abamarayika. Maze abandi bari bafite mu maso hasuherewe kandi badidimanga, nyamara bakaba bakomeje kugundira kwizera kwabo, batera hejuru bavuza impundu zo kunesha. Bana b'Imana, ndagira mbabwire, Imana twizera ntabwo izadutererana. Ukuri twamenye ntabwo ari impfabusa. Mwikujugunya nk'abajugunya amazirantoki. Mwikwirengagiza ijambo ry'Imana ryabafashije, rikabarera, rikabakuza, rikabaheka mu bihe bitandukanye. None ubu ngubu tugiye kugera imuhira, akaba aribwo benshi batangiye kuritera umugongo. Imana nigufasha kugira ngo ukomeze kujya mbere. Humura, humura, umwami wacu ari bugufi. Mu gicuku, ku ipaje 445, mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo kurokora ubwoko bwayo. Umwuka w'abahanuzi wongeye kugaruka muri ya magambo twabonye muri Mariko. Izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zaryo. Ibimenyetso n'ibitangaza bizakomeza gusimburana vuba vuba. Inkozi z'ibibi nizibona ibibaye zizarushaho gukuka imitima no gutangara. Nyamara intungane zo zizanezezwa n'ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwabo. Ibyaremwe byose bizaba bimeze nk'ibyahagaritse gahunda bisanganywe. Imigezi yatembaga izahagarara, ibicu bya rukokoma kandi bicuza umwijima bizanyuranamo. Hagati mu kirere cy'ijuru gicuza umwijima hazaboneka umwanya urabagiranamo ikuzo ritarondoreka, ahazumvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti, karabaye. Ahangaha nibwo Imana izabije kurokora ubwoko bwayo. Iryo jwi ritigisa isi n'ijuru. Bantu b'Imana, mbega umunsi utangaje, mbega umunsi, mbega igihe gikomeye. Ngo iryo jwi ritigisa ijuru n'isi, habaho umutingito ukomeye. Kuva aha abantu baba ku isi ntihigeze habaho umutingito w'isi ukaze nk'uwo. Iyo rero iri jambo rivuzwe, hari igihe abantu banga ngo ibyo ni amakabya nkuru. None se kuva isi ibayeho wigeze ubona icyorezo gikangaranye isi nk'iki cya coronavirus duhanganye nacyo, cya COVID-19? Niko n'ibyo Imana yavuze bizaba rero. Wishidikanya, icyo Imana yavuze ni ukuri kandi bizasohora tubireba. Ijuru rigaragara
kinga rinikingura, ikuzo rivuye ku ntebe y'Imana risa n'irishashagirana, imisozi irahubangana nk'urubingo ruhushwa n'umuyaga, maze ibitare biremereye kandi binini birameneka bikwira ahantu hose. Habaho gusuma nko guteguriza umuraba uteye ubwoba, inyanja zikukana umuraba ukaze, humvikana guhinda gukomeye kumeze nk'ijwi ry'abadayimoni bahawe inshingano yo kurimbura isi. Isi yose iradandabirana, yibira ikanuburuka nk'umuraba wo mu nyanja. Ubutaka bwayo bwiyasa imitutu, imfatiro z'isi ziranyeganyega, imihinga z'imisozi zirarigita, ibirwa bituwe n'abantu birazika. Ibyambu byo ku nyanja byari byarahindutse nka Sodomu kubera ubugome, bibirwa n'amazi yivumbagatanyije. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana kugira ngo yuhirwe inzoga ibira mu gikombe, ariyo burakari bwayo bukaze. Nuko amahindu manini ava mu ijuru agwira abantu, rimwe rifite uburemere bwaba nk'ibiro 40. Imirwa yuzuye ubwibone yo ku isi irasenyuka, imidugudu ikomeye cyane n'ingoro z'abami, aho abakomeye bo mu isi barundanyirije ubutunzi bwabo kugira ngo bishyire hejuru, ibanza kurimbukira imbere y'amaso yabo babyirebera. Inkuta za gereza zirarindimuka, abantu b'Imana bari bafungiyemo kubera kwizera kwabo barasohoka. Haleluya! Imana igiye kuzakora igitangaza. Ubwoko bw'Imana nubwo bwahura n'akaga, nubwo bwatotezwa bute, Imana igiye guhindura amateka. Muntu w'Imana niba ufite gutotezwa, muntu w'Imana niba ufite gucibwa intege n'ibiriho, humura, Yesu azagutabara. Amagambo dusorezaho yo muri Bibiliya aboneka muri Yesaya 60 umurongo wa 19. Amagambo meza cyane, amagambo meza cyane, amagambo iyo nyasomye numva ibineza neza binyishe rwose. Haravuga ngo kumanywa izuba siryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ariwe uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Amen. Imana igiye guhindura byose bishya. Imana irimo irahamagarira ubwoko bwayo kugira ngo mwe gucogora, wicika intege, turi bugufi kugera iwacu. Kandi abantu baye bose bazaba abakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami nitereye, umurimo w'intoke zanjye umesha icyubahiro. Imana ikubashishe muvandimwe twabanye, kugira ngo mu gihe nk'iki, ubwo abantu benshi bagenda bagwa mu nzira, ubwo abantu bagenda bishingikirije kubishira, bari kubona yuko ahari Imana itagihari. Imana yacu ni nzima, Imana yacu irahari, kandi ni Alufa na Omega, itangiro n'iherezo. Yesu wasezeranye yuko azagaruka, ari bugufi kugaruka. Imana idufashe kugira ngo dutegereze twihanganye kandi dusenga, kandi twihangana, tuba amaso, ndetse tugira kwizera, twiga ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Ubwo azagaruka tuzavuga tuti, gira Imana yacu twategekiza. Niko gusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mwebwabera mube maso, ibyaremwe birahinda, mukomeze muri zanyu, mwitegumwe amari hafi, araje, Yesu araje, azanye n'icyubahiro, Yesu aje kwima ingoma ye, araje, Yesu araje. Wibuka umuvunyi wawe, agakiza n'imbabazi, ikamba icyubahiro byawogeza ko gakiza, araje, Yesu araje, azanye n'icyubahiro, Yesu aje kwima ingoma ye, araje, Yesu araje.
bwami budahanguka wumva amagare asuma bwira bose iby'imbabazi ubu ni igihe cy'impuhwe araje Yesu araje azanye n'icyubahiro Yesu aje kwima ingoma ye araje Yesu araje amoko yose azashira Kristo atebutse ubwami bwe isi igiye guhanguka nimwishima bahiriwe araje Yesu araje azanye n'icyubahiro Yesu aje kwima ingoma ye araje Yesu araje banyabya hamwe nimuze abitwarire kuri se mwese nimugire bwangu imbabazi zikiriho araje Yesu araje azanye n'icyubahiro Yesu aje kwima ingoma ye araje Yesu araje. Uhoraho muremyi wacu tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumvira hamwe ukaba utweretse rwose ko turi bugufi gutaha udufashe Imana kugira ngo ibiducogoza byose bitsindwe mu izina rya Yesu udufashe kugira ngo muri iki gihe data dukomeze kuguhanga amaso binyuze mu ijambo ryawe kandi tugundire amasezerano watanze kugira ngo ubwo uzerekanwaho kuguhunga tuzishimire kugusanganira ufashe umuntu wese twabanye muri iteraniro ufashe abana bato bakurikira ijambo ufashe abakuze ufashe abarwayi bakurikiye ubutumwa bwiza ngo buri muntu wese ikiganza cyawe gikiza kibe kuri we kandi data mwiza udukumbuze twese kuzajyaho tuticwa n'icyokere kuzajyaho tuticwa n'imbeho kuzajyaho tutarwara kuzajyaho tutazakenera inkingo ahubwo mwagira ubuzima buzira umuze tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu niko gusenga kwacu twizeye mu izina rya Yesu Kristo watwitangiye amen.